Byiza mwese mukomeje kurikirana Ndizy no turunu urubuga rubanyurizaho amasomo agiye atandukanye y'umuziki, inama ndetse n'ibindi byose byerekeranye n'umuziki. Ndahanga rero kugira ngo ngufashe kubigendanye nuko ushobora kuzamura ijwi ryawe, kubigendanye nuko ushobora gucuranga gitari cyangwa ushobora gucuranga piano. Wifuza kuba waba umwe mu banyeshuri bashobora gukurikirana VIP class cyangwa se amasomo ntanga, ushobora kunyandikira kuri nomero uri kubona aho ngaho muri description, nimero za WhatsApp. Ikindi nzagufasha rwose, ntuzagira ikibazo. Hanyuma tugiye kurebera hamwe andi majwi abantu benshi badakunze kumenya. Tugiye kureba ijwi rya Baritone. Ijwi rya Baritone ubundi ni ijwi riboneka hagati na hagati y'ijwi rya Bazi ndetse n'ijwi rya tenari. Ijwi rya tenari turarizi ko riri hejuru, ijwi rya Bazi turarizi ko riri hasi, riri deep kabisa. Ku majwi y'abagabo niho ayo majwi akunda kuboneka. Rero hagati y'ijwi rya Bazi ndetse n'ijwi rya tenari, hagati noneho hari ijwi rya Baritone, ari ryo uyu munsi naje kubabwiraho, iryo jwi rya Baritone. Ijwi rya Baritone kugira ngo rero ubashe kuba wa rimenya, abantu benshi b'abaririmbyi b'abagabo bafite amajwi ya Baritone ntabwo bazi ubushobozi nyine bwaho mu majwi ahantu ashobora kuba aherereye. Ariko nkuko mbibabwiye, na majwi ari hagati n'ubundi ya soprano, na majwi ari hagati ya tenor ndetse na Bazi. Ukuvuga iryo jwi ushobora no kuryumva umuntu ari kuvuga nkuko ndi kuvuga nk'ubu ngubu. Ngewe ijwi ryanjye ntago riri hejuru cyane, ariko none ntago riri hasi cyane. Ukuvuga ngo nanjye ijwi ryanjye ni Baritone, even no mu kuvuga urabyumva. Impamvu rero mbabwira ngo umuntu wese uvuga yaririmba, nta yindi mpamvu, nuko niba ndi kubasha kuba navuga gutya, nabasha kuba naririmbira aha ngaha. Sinzi uko bigenza, muri si niho mise mfatira. Sinzi no kubikora, yo icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Yes, ndakeka birimo birumvikana. Ukuvuga ngo hano ni muri ki? Ni muri Baritone voices. Aba Baritone voices, ni muri mu Baritone voices, andika aho muri comment tubonane, kuko nanjye ndi mu Baritone voices. Yes, hari andi moko rero mutamenye cyangwa se mutigeze mubwirwa kuri Baritone voices. Hari lyric Baritone, hari dramatic Baritone, hari right Baritone. Lyric Baritone ibifite ubwitonzi, riroroshye kandi ryoroshya umutima nyine mu ndirimbo zituje. Lyric Baritone. Dramatic Baritone rifite imbaraga nyinshi, rikomeye kandi rifite attention. Right Baritone rifite umucyo, rishobora kujya hejuru mu buryo bugeze gute? Mu buryo bworoshye. Aya majwi yose uko mba nyavuze, cyangwa aya moko y'amajwi yose uko mba nyavuze, ushobora gusanga uyafite. Ushobora gusanga uyafite, cyangwa se na majwi ubushobora, na moko y'amajwi ubushobora nawe ubwayo kuba wakigiramo. No kuvuga ijwi ryanjye nanjye riri Baritone, ariko nshobora kurifata nkarihindura lyric, nkarifata nkarihindura dramatic, nkarifata nkarihindura light. Byose birashoboka kuba nabikora. Hari lyric wenda urumva nta sinzi uko bigenza, sinzi nuko bikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Aho ngaho riri kurumva riroroshye, umuntu ashobora kuryumva rikaba ryamufasha cyangwa se rikaba ryakoroshya umutima we. Ariko for dramatic
urarifata ukarikakaza sinzi ukubigenza sinzi n'ukubikora yo icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Yes, aho ngaho nsa nkaho ndigize dramatic, nsa nkaho ndi project njongereye iki imbaraga, kuko batubwiye ko kuri dramatic bari rifite imbaraga nyinshi nubwo ntarikomeje mu rwego rwo kwirinda urusaku rwinshi, ariko ugomba kuba warigira imbaraga ukaba wari projector rikaba ryasakuza rikaba rya soundinga cyane. No kuri light Baritone riba rifite umucyo, ikindi rishobora no kujya hejuru mu buryo bworoshye butagoye cyane. Light Baritone nayo kugira ngo uyibone n'imyitozo nko mora mbivuga. Yes, ubwo rero ikindi nshobora kuba nakongeraho, hari ibyo abantu benshi batazi, nuko nari navuze ko ijwi rya Baritone ryo hagati byemerera umuntu kuba flexible mu buryo bwo kuvuga. Ushobora kuririmba tena rimwe na rimwe akaba yazamuka yamanuka wenda igihe gito akaba yaririmba na Bazi sinzi ukubije nza, aho ni muri tena. Urumva ibyo ntago abantu benshi bari babizi. Abantu benshi bibeshya ko Baritone itagera hejuru, ariko nukuvuga ngo ijwi rya Baritone rigera hejuru. Ushobora kuza kureba hamwe mu banyamahanga wenda mfite ahangaha nka Elvis Presley cyangwa se uwitwa Michel Bublé, ku bantu ba Baritone mushobora kuza kubareba. Ni abantu bafite range nini cyane mu buryo bwo gukoresha aya majwi ya Baritone. Nijwi rero ryoroheye mu guhuza amajwi y'abandi, ndetse rifata hagati y'indirimbo, kandi nyine urumva biroroshya mu buryo bwo kugira ngo ube waryumva neza. Uburyo rero bwo gukoresha aya majwi biragenda bihinduka cyane. Dushobora kuzafata ikindi gice wenda nkabasobanurira ku buryo ushobora gukoresha aya majwi ya Baritone mu buryo bwo kuririmba. Wifuza kuba waba umunyeshuri wa Ndizy Note, ushobora kunyandikira kuri nomero uri kubona muri description nkagushyira muri VIP class.